Ibanga ryo kugabanya ibiro, ibanga rya mbere wakoresha niryo ngiye kukugezaho muri iyi videwo. Ni ibanga rwose ritagusaba amafaranga, ritagusaba ibintu byinshi, gutekereza ibintu byinshi. Ntagutindiye rero, twagiye, reka nkugezeho iryo banga rimwe gusa uzakurikiza. Ariko nyemerera mbanze nguhe ikaze kuri Yaduhire channel rwose. Kuba waje kubana nanjye muri iki kiganiro uri w'agaciro gakomeye. Niba utarashyiraho like rwose ukande kuri ako gakumwe, niyo nkunga uba umpaye, kandi gukora like ni ubuntu, ni juste gukanda kuri ako gakumwe. Iryo banga rero nta rindi ni iri ngiri, ni uko niba rwose udafite inzara ntukarye. Ntabwo ari ngombwa ko ubyuka ngo kurya saa sita, saa saba, saa munani turya aya masaha. Hoya, umubiri wawe niwumva utakwaka ibiryo ukumva umeze neza, ujye ureka ibyo biryo. Iyo rero uretse ibyo biryo mu gihe wumva udashonje, ni byiza cyane, kuko umubiri uragenda ugakura imbaraga muri bya binure ushaka kugira ngo utakaze. Kandi hari igihe rwose bibaho umuntu akumva ntashaka kurya, ariko kuko yenda hari imico ya famiye, ibintu byo kubahiriza by'umuryango, amasaha yo kurya mwishyiriyeho ubwanyu, ukagenda ukicara ukarya. Ariko se kubera icyo ujya kurya udashonje? Nta kintu kigutegeka kurya rwose. Niwumva udashonje ntukarye, ntabwo uzacika intege, nta kintu uzaba, ahubwo nibwo umubiri wawe uzakora neza. Uzagenda ukoresha imbaraga zo muri bya binure ushaka guta, kandi uzagenda uhere ku bicece, ibinyenyanza, ibinure byo kunda, ukurikizeho n'ibindi binure byose. Rero nimba udafite inzara rwose ntukarye, niba udashonje ntukarye ibiryo, ujye ubyihorera. Niyo hashira n'iminsi ibiri rwose wumva udashonje, ni byiza cyane, uba ugize amahirwe umubiri ugasohora ibyo binure gahoro gahoro gahoro. Abantu rero mwajyaga murya mudashonje, mudafite inzara, kuko ari amasaha yo kurya mukarya gusa, no kubihindura tukajya turya ari uko dushonje, twumva umubiri wacu utwaka amafunguro. Nta saha utegetswe kuriraho. Nimba ari disipurine uri umumama yo kurya, ni wowe ushyiraho iyo disipurine. Ariko icya mbere ni ugukunda umubiri wawe, umubiri w'abana bawe, w'abantu bo mu muryango wawe. Kandi nukunda uwo mubiri wawe, ni wowe ugomba kwiheraho rwose, kubwira famiye ko ntabwo nshonje, ari dayati ndi gukurikiza, ntabwo ari amasaha yo kurya. Biroroshye cyane. Rero kuraje muri urwo rugendo rwo kugabanya ibiro. Turi kumwe. Niba hari ikibazo ufite ukibaze hasi, urabonamo email yo kubaza ikibazo, cyangwa se muri comment icyifuzo, igitekerezo. Uhawe karibu muri uyu muryango wa Aduhire channel. Nawe utaha, bye bye.